abona ko etaje nziza wayibamo ariko umutima wawe Imana itawishimiye ikazakugwira ugapfa. Arangije isabira Imana, isabira ubwenge. Ubwo bwenge nibwo bubuze mu bantu b'Imana, ubwo bwenge nibwo bubuze mu bahanuzi, ubwenge nibwo bubuze mu bakristo, ubwenge nibwo bubuze mu bashumba. Ariko uyu munsi wa none niwumva ijwi ry'Imana niwinangira umutima, uyu munsi wongera ugaruke. Yesu ni umunyembabazi, Yesu agira neza. Ijambo ryatubwiye ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mwanye nawe, ariko umunsi umwe nzabishyira ku mugaragaro, byose mbishyire mu maso hawe. Uko bikurikirana byaba ari agahinda, byaba ari umubabaro. Hari umuntu ujya unyigisha, niyo mpamvu njya ndakubwira bene data ngo muri turirimba tujye turirimba ku bintu dutekerezaho. Hari umuririmbyi bita umuntu tujya turirimba mu gitabo bita Nabwenge, Imana igiturengera kandi dushyigikire. Cyangwa ndakubwira ngo Nabwenge birashoboka yuko yari umushumba akajya abwiriza yibwira yuko afite ubwami bw'ijuru. Nabwenge birashoboka yuko ari umuhanuzi akajya hanura yibwira yuko Imana imwishimira. Nabwenge birashoboka yuko ari umucuranzi akajya acuranga yibwira yuko Imana imurengera. Nabwenge birashoboka yuko ari umuvugabutumwa, Imana itubabarire kandi turengere. Nabwenge akicara yibeshya ko ari ubugingo, ariko umuririmbyi avuga ngo nukageze ku irembo ngo umugabo Nabwenge yagiye nta rwandiko ngagira ngo azinjira nk'uko abandi binjira. Ngo nukageze ku irembo bamubaza urwandiko rw'agataba ka mbere gasanga ntarwo afite. Imana itubabarire kandi turengere, Imana yongere idushyigikire. Biragatsindwa kuba mu nzu y'Imana ariko udashaka gukora ibyo Imana ishaka. Biragatsindwa kuba witwa umukristo ariko nta mbuto z'ubukristo ufite. Biragatsindwa kuba witwa umukristo ariko udashaka gukora iby'ubukristo. Imana itubabarire turengere, idukurire ubukristo bwo kwizina, yongere itugarurire imbaraga, yongere iduha agakiza, yongere idushyigikire, yongere idukebure. Ni ukuri uyu munsi wa none nyemerera wowe unkurikiye kuri izi kamera z'Abefeso TV, wongere ubwire Imana ikugarukeho. Imana ni inyembabazi, Imana ni inyarukundo. Ni ukuri n'Imana itinda kurakara kandi ikihutira kubabarira, ariko ikababarira ababyemeye, ikababarira ababishatse, ikababarira bemeye guhindukira. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Yeremiya 44, uyu munsi ndakubohora iminyururu ari kuri ku maboko ngo uze tugende nubyemera, ariko niba utabishaka ngo byihorere, kubera ko igihugu cyose dore kikuri imbere ngaho nta kunogeye ngo abari hunyura. Imana nigifata ku ngufu, Imana nigikora, Imana nigishyiraho umuntu iterabwoba. Oya, Imana igendana n'abayemereye. Nyemereye uyu munsi wa none mwene data ubwire Imana ngo ndashaka ko wanyiza, ndashaka ko wangirira neza. Nasomye ijambo rirambwira ngo umuntu umwe yabwiye Yesu, aramubwira ngo mwami washaka wanyiza. Ngo Yesu ngaramwitegereza amubwira ijambo rikomeye ngo ndabishaka kira. Nukuri uyu munsi wa none nyemerera wongere ubwire Yesu ngo nanjye ndabishaka, nyemerera umpa imbaraga zo gutsinda ubusambanyi, umpa imbaraga zo gutsinda ubujura, umpa imbaraga zo gutsinda ibyaha. Nukuri imbaraga za Yesu iyo ziri mu muntu ziramukebura, iyo ziri mu muntu ziramugirira neza. Wajya no gukora n'ibyaha zikakubwira ati garukiraho, ibuka yuko uri umukristo, garukiraho. Ibuka yuko usenga, garukiraho. Ibuka yuko wakiriye Yesu n'umwami n'umukiza, garukiraho. Ibuka yuko umwijima n'umucyo bitabana. For distance mando bene stankutala binifo. Imana tubabarire kandi turengere. Nukuri muvandimwe, Imana yari ibabaye, ibabajwe nawe utizera, ibabajwe nawe wakoraga umurimo ibyaha uri mu nzu y'Imana, ariko ngo ibyo urabikoreka kwihorera. Umunsi umwe izaguteza abantu, umunsi umwe izagushyira ku mugaragaro, umunsi umwe izakwanika. Wa mugabo we wasambanaga ugaca inyuma y'umugore washatse, umunsi umwe izakwanika, izagushyira ku mugaragaro. Wa mugore we wacaga inyuma y'uwo washatse, wa mugore we wasenyaga urugo umusenyesheje ubusambanyi, Imana izakwanika. Wa musore wasambanaga, wa mukobwa we wikinishaga, wa wundi wowe wakoraga ibyaha, uyu munsi wa none ngirira ibambe, uyu munsi wa none nyemerera uhindukire. Wongere ubwire Imana ngo numvishe ijambo ryawe, nsinzwe n'urubanza, nemeye guhindukira. Ubwire Imana ngo ngarukaho, ubwire Imana ngo nemeye guhindukira, ubwire Imana ngo nemeye kuva mu byaha. Ijambo ryarambwiye ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nukuri nyemerera uve mu byaha. Umuntu ukiri mu byaha wese nashaka abatunze ni injiji, nashaka abafite ubutunzi ni injiji. Ni injiji kubera yuko umuntu uri mu byaha wese aba akiri injiji, ariko wemeye Kristo agahindukira arajijuka, kubera ko kujijuka nibyo biguhesha gukiranuka, gukiranuka bikazaguhesha kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo bikazaguhesha kubona ijuru. Nyemerera umunsi wongere wakire Yesu, wemerera umunsi wemere guhindukira.
Muririmbyi yaravuze ngo njya ninginga Yesu, njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire effort distance, ngo nicyo ngusabira. Uyu munsi wa none kuri izi kamera za Efeso TV, nanjye ndinginga Imana ngo ikwereke Yesu. Ese wari umusambanyi? Ese wari umujura? Ese wakoraga ibyangwa n'amaso y'Imana? Wajyaga mu bapfumu? Hari ibyo wari ukenyera abapfumu baguhaye? Uyu munsi reka emera, uyu munsi emera gusiga umurimo w'umwijima, wemera ubwira Imana ngo numvishe imiburo yawe, nemeye guhindukira, nemeye kuva mu byaha, nanjye nemeye kujijuka. Imana itubabarire, Imana itugirire ibambe, Imana yongere iturengere, kandi Imana yongere dushyigikire. Uyu munsi wa none nyemera numva ijwi ry'Imana, niwinangira umutima, maze Imana ikugarukeho mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka dusenge, ndashaka gusengana n'abantu bari barasubiye inyuma, ndashaka gusengana n'abantu bari mu byaha, ndashaka gusengana n'abantu bagenderaga mu nzira zidatunganiye Imana, maze Imana yongere tugarukeho, Imana yongere dushyigikire, kandi Imana yongere turengere. Ngoma za 2:14 hatubwiye ngo abantu bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagahindukira bagashaka mu maso hanjye, nange nzabumva ndi mu ijuru, babari ibicumuro byabo, mbakiriza igihugu. Guhereye nonaha nzumva gusenga kwabo gusengerwa aho hantu. Nyemerera nawe uyu munsi wa none, numara kumva uyu miburo, ndabizi wo dukurikiranye, ndabizi iri jambo nawe hari ahantu rigukoze. Nyemerera wongere ubwire Imana, wongere usenge, wongere wiherere, wongere ubwire Imana ngo ndengera, wongere ubwire Imana ngo nshyigikira. Uyibwiye ngo narasubiye inyuma, mva mu byizerwa, ariko uyu munsi wa none ngarukaho. Uyu munsi wongere ungirire neza, nemeye guhindukira, nemeye kugaruka, maze Imana irakugarura, maze Imana iragukebura. Imana ni nyembabazi, Imana ni nyarukundo, Imana ishoboye byose. Nagira ngo ubwire mwene data, Yesu ni wabivuze neza, ngo ntabwo nzafata ibyo kurya byanjye ngo mbijugunyire imbwa. Nagira ngo nkumare impungenge abakubeshya ngo Imana izakugirira neza, kandi we mutima wawe ubizi neza ko iyo neza y'Imana utayikwiriye kubera ibyaha, kubera ibyo wagenderagamo. Nagira ngo ubwire ko ibya Yesu biribwa n'abarambije, abarambiwe bagiye kurambya n'iki? Ni ukwihangana. Nagira ngo ubwire ko nta munyabyaha wakihangana, nagira ngo ubwire ko nta warya ibya Yesu ari umunyabyaha. Nagira ngo ubwire ngo uyu munsi wa none, niba ari n'uwakubeshye akubwira yuko uzahirwa, abwira yuko uzatunga, kandi we mu by'ukuri imirimo yawe ukora ihabanye n'ibya Yesu, ntabwo uzatunga, ntabwo uzahirwa, ahubwo uzarimbuka. Ariyo mpamvu ngo ubwire ngo uyu munsi hunga umujinya w'Imana, hunga imigambi ya Satani. Satani nta cyiza cye, hanze nta cyiza gihari, udore utegeweyo. Garuke mu butware bw'Imana, garuka ubwire Imana ngo uyu munsi ni ukuri nanjye ngirira imbabazi. Uyu munsi nanjye nyandukura mu gitabo cy'abanyabyaha. Uyu munsi wa none nanjye amazina yanjye yari yanditswe mu gitabo cy'abanyabyaha, uyakura ikuzimu, uyakura aho bayateretse, wongere nanjye unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Numara gukizwa nibwo uzasenga bikemera, kubera ko nibasengeraga hejuru y'ibyaha. Nagira ngo ubwire yuko rwose nta mumaro byari bifite. Nagira ngo ubwire ngo ngere ukizwe bundi bushya, kubera ko ijambo ryarambwiye ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana, ariko isengesho ry'umukiranutsi ngo riba nk'umubavu uhumura. Kubera ko iyo umuntu asenze agasenga asenganye umwete, ngo riratambuka rigakomanga rishaka kureba Imana, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ijambo rirongera rirambwira ngo nkunda abankunda, ngo kandi abanshakana umwete bazambona. Uwo mwete mwene data wicika intege, tera intambwe ubwira Imana ngo nubwo bimeze gutya uracyari Imana, ndacyagufitiye icyizere, ndacyagufitiye ibyiringiro. Wigera mu gakiza k'Imana, ngo nubona ukwezi gushize, nubona birashize, cyo wasengeraga kidakunze, ngo nurangiza ujye mu bapfumu, ngo nurangiza ujye kwirwanirira, hoya vayo, hoya hanga amaso Imana. Imana igirinda abayitumbiriye ku manywa na nijoro. Muririnda bivuga neza ngo bwira Yesu ni inshuti yawe, ngo ibikubabaza n'ibigutera, ngarakunda gufasha abashavuye, ngo wizere ijambo rye kandi wirira. Wa 50
utanabivuga neza ngo nimuze twihererane musanga ahantu hatari abantu kubera ko imiruho ibaruhije kandi urusaku rubarembeje umarage mumbwira ibyo mwibwira ibyo muvuga n'ibyo mukora ngo mu mirimo yanyu nanjye nzajya mbafasha effort distance my grace imbabazi z'Imana zibe kuri wowe ndashaka wongera ubwira Imana ngo ndi umunyantege nke wongera ubwira Imana ngo njyewe ntacyo nakishoboza njyewe ntacyo nageraho nagufite wongera ubwira Imana wiringiye abakomeye wiringira ba muyomba wiringira ibigirwamana wiringira ibyo baguhaye mu bapfumu ariko ntago byakunze uyu munsi wa none wongera ukizwe bundi bushya wongere wakire Yesu n'umwami n'umukiza wongere wakire imbaraga wongere ukizwe bundi bushya maze Imana irakugirira neza wongere ubicyaremwe gishya maze ubuntu n'imbabazi z'Imana byongere bigende mu ruhande rwawe izina ry'Uwiteka rikushyigikire imbabazi z'Imana zongere zibe kuri twe Mana yongere tugarukeho nukuri uyu munsi wa none ari umunyabyaha ariko ijambo ryatubwiye muri Zaburi ya 50:16 umunyabyaha Imana iramubaza ngo wiruhiriza iki gushyira amagambo yanjye mu kanwa kawe uko ubonye umusambanyi wifatanya nawe uko ubonye umujura wifatanya nawe uko ubonye umwicanyi wifatanya nawe effort distance my grace ariko imbabazi z'Imana zibe kuri twe ariko uyu munsi wa none muvandimwe ongera usige imirimo y'umwijima ongera ubwira Imana ngo ndagarutse ongera ubwira Imana ngo numvishe imiburo yawe ongera ubwira Imana ngo nemeye guhindukira ongera ubwira Imana ngo nemeye kuba icyaremwe gishya ongera ubwira Imana ngo uyu munsi wa none ikiganza cyawe cy'imbabazi kinkoreho ikiganza cyawe cy'imbabazi kinkozeho namaze gusobanukirwa neza yuko Imana iyo wayigarukiye nayo irakugarukira iyo wayishakanye umwete nukuri urayibona effort distance win chando de my grace imbabazi z'Imana n'urukundo imbabazi z'Imana zirakora imbabazi z'Imana n'ubugisha imbabazi z'Imana n'ubuzima nukuri imbabazi z'Imana zageze umuntu arubaka bigakunda ahandi imbabazi z'Imana zageze waringumba arabyara ahandi imbabazi z'Imana zageze wari mu bukene buvamo ahandi imbabazi z'Imana zigeze akazi karaboneka ahandi imbabazi z'Imana zigeze wari ushonje arahaga ahandi imbabazi z'Imana zigeze wari urwaye arakira les chandos de stase madovini magrai imbabazi z'Imana hano zageze ibintu birakunda nyemerera uyu munsi wa none wemerera imbabazi z'Imana ziganze muri wowe ziture muri wowe zigendere muri wowe kubera ko nizigendera muri wowe ibyo wabonaga bidakunda ibyo wabonaga nanzira urongera ubone inzira aho wabonaga nta gisubizo urongera ubone igisubizo abakwibagiwe Imana irabakoraho bongere bakwibuke nagira umbwire ngo kura amaso ku bantu wongere uyahanga Imana kubera ko Imana itakoze ku bantu nta wakugirira impuhwe nukuri kose Imana itabakozeho bakureba bakakumva bakagusiga gutyo ariko Imana yabakozeho kubera ko Imana yakuvuganiye Imana ikugirira neza ubona abantu baje bikoreye ubona bakwibagiwe baza biruka kubera ko ijambo ryarambwiye mu migani ng'imigengereze y'umuntu inejeje Uwiteka atera n'abanzi be kuzura nawe rero nawe ndakwinginze imikorere yawe reka inezeze Uwiteka kubera ko ijambo ryatubwiye muri Tito bavuga yuko bazi Imana ariko bakayekanisha ibyo bakoraga rero nyemerera mu kazi kawe aho wari waricaje umwijima wongere uhakure wongere wemerera Imana yongere ihaganze yongere ihature yongere ihakorere wari umaze iminsi ukora bikanga ariko niwemerera Imana ikaganza mu ruhande rwawe urakora bikunde abakiriya baraza boss arakongeje umushahara igikundiro kiraza mu kazi kubera ko wemereye Imana ikaganza mu ruhande rwawe izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro ngaho Imana niturengere kandi Imana idushyigikire uyu munsi wa none nyemerera wongere uce bugufi wongere ubwira Imana mutsinzwe n'urubanza nari umunyabyaha nagenderaga mu mwijima nakoraga ibitagwesheje icyubahiro ariko uyu munsi wa none numvisha umuburo wawe nemeye guhindukira nemeye guca bugufi nemeye gutsindwa n'urubanza wongere unkure mu gitabo cy'abanyabyaha unkure mu gitabo unyandike mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo nanjye ubwo uzaza uhamagara abandi nanjye nzumvisha izina ryanjye nitabe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana itugire neza kandi turengere, Imana yongere itwuzuza imbaraga, Imana yongere idukomereze mu buntu bwayo. Nukuri Imana ni nyarukundo kandi Imana ni nyembabazi. Izina rya Yesu riratsinda, izina rya Yesu rifite umumaro. Reka rero we warudukurikiye nukuri dusenge, warutenebutse warucitse intege, ariko nari kugira ngo ubwire ngo haracyariho ibyiringiro. Nawe wumvaga Imana itakubabarira ngo wakoze ibyaha bikomeye, ijambo ryarambwiye ngo naho ibyaha byawe byatukura tukutuku Imana yabyeza ikabigira nka sheregi. Nawe rero nyemerero uyu munsi wa none ibyaha byawe wongera ubibwira Imana, uyibwira ati uyu munsi wa none nakoze byinshi, nakoze byangwa n'amaso yawe, ariko uyu munsi wa none nsinzwe n'urubanza
kandi nukuri wihannye wongera ubwira Imana nawe warabasubiye inyuma wongera ubwira Imana ngo agakiza nari narakamenye ariko Satani arandwanya ansubiza inyuma. Umuririmbyi yabivuze neza ngo Uwiteka umucamanza yambonye amaraso nagancira urubanza rubi ahubwo anyita ukiranutse. Imana umuntu yemera ikamwita ukiranutse n'uwemera akavuga ngo njyewe nari umusambanyi ariko nemeye kubireka, Uwiteka aho ngaho nawe akugirira ibambe. Imana yongera ikugirire neza we wari warihebye ukumva ko wakoze ibyaha byinshi. Nagira nkubwire ngo ntabwo wakoze ibyinshi byarenze ibya Dawidi kandi nawe Imana yaramwishimiye ikamubabarira. Nagira nkubwire ngo uca bugufi nukuri Imana nikwishimira irakugirira neza. Imana dusezeranyije amasezerano akomeye, umuntu Imana yishimiye ubwayo niyo yivugiye ngo uwo yishimiye imujya imbere ataringaniye ikaharinganiza, ikamenagura inzugi z'imiringa, ikamenagura ibihindizo by'ibyuma, irongera irivugira ngo uwo nguwo Imana yishimiye ngo bazamutera baciye mu nzira imwe, ngo ariko ngo abamutenga batatanyirize mu nzira zirindwi, ngo intwaro zose bacuriye kumurwanya ngo ntacyo zizamutwara, kubera ko Imana iri mu ruhande rwe, kubera ko Imana imushigikiye, kubera ko Imana imurwaniriye. Umunyarwanda yavuze ngo uhagarariwe n'ingwa aravoma. Iyo uri mu mbabazi z'Imana, iyo ufite agakiza ka Yesu, nukuri ibyahaguruka byose ntacyo byagutwara. Witumera nka Pawulo wavuze ngo ntakizankoma mu nkokora, kubera ko Yesu ari we umbereye maso. Ngaho rero imbabazi z'Imana ziganze kuri wowe wumvishe iri jambo ukemera gutsindwa n'urubanza. Nyemerera dusubiranemo aya magambo ubundi dusenge izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ugiye gusubiramo uvuga ati Mwami Yesu, nsinzwe n'ijambo ryawe, nari umunyabyaha, nagenderaga mu nzira zidatunganye. Mwami, nemeye kureka imirimo yose y'umwijima, nemeye gusiga Satani n'imikorere ye, nemeye guhindukira nkava mu byo nari ndimo byanandukanyaga n'ubwiza bwawe. Nemeye kukwakira umbere umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. Nyemerera ugenge ubuzima bw'ibihe byanjye nsigaje ku isi kandi umpa imbaraga zo kunesha, kubera ko umuririmbyi wa 82 ku gitero cya nyuma yaravuze ngo umpe kunesha nk'uko wanesheje. Nanjye nyemerera nyiri mu isi y'ibyaha kandi isi yanduye, nyemerera umpa imbaraga zo kunesha. Uyu munsi wa none kuri iyi tariki muri uyu mwaka wa 2025 nemeye guhindukira, nemeye kuba icyaremwe gishya. Nyemerera wongere umpa imbaraga, umpe kunesha nk'uko wanesheje. Imbaraga watsindishije Satani nanjye abarizo unyambika. Nemeye kugera ikirenge mu cyawe kandi nemeye kuba muri wowe nk'uko wivugiye mu ijambo ryawe ngo ababa muri wowe nawe ukaba muri bo, ngo basabe icyo bashaka cyose bazagihabwa. Mwisabiye imbaraga zo gutsinda uburetwa bw'umwanzi, nisabiye imbaraga zo gutsinda ibyandwanyaga. Ndasenze uyu munsi wa none kandi nciye bugufi, natuza akanwa kanjye nijeje umutima ko Yesu ari umwami n'umukiza. Rero ugumaye agakiza ngaho kankomerezemo, ninde kuzongera gusubira inyuma ukundi. Amen. Adusenge mu izina rya Yesu dusoza ikiganiro. Mwebwe mwari mudukurikiye, Imana yo mu ijuru bamere umugisha, kandi mwebwe mwemeye gukizwa, Imana yo mu ijuru bashyigikire, murebe insengero zibegereye, mwongere mutere intambwe musenge, maze Imana izabagirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibafiteho umugambi, Imana ibarabazi, Imana irabazirikana. Ikimenyetso cy'uko Imana ikuzirikana nuko uri muzima kandi uriho ugihumeka umwuka w'abazima. Iyo uza kuba Imana itagufiteho umugambi, wakabaye waragiye nk'abandi, wakabaye warapfuye, kubera ko umuririmbyi yabivuze neza ngaho abandi baciye bagapfa, niho nanjye nkaciye nkabaho. Rero aho waciye ukabaho niho Imana yagutegeye kugira ngo yongere kuremera ubugingo kandi yongere kuremera ubuzima, wongere utunganye ibidatunganye. Kandi ndagushimiye wewe wemeye kureka imirimo ya kamere, wemeye gusiga imirimo y'umwijima, ukemera kwegera Kristo. Yesu agushyigikire kandi akurengere. Imana ikomeze kwagurira imbago, Imana ikomeze kugirire neza, Imana ikomeze gushyigikire. Wowe utari ufite akazi Imana ikaguhe, wewe wari urwaye Imana igukize, wewe wari ufite ubukene Imana igukure mu bukene, wewe wari ingumba Imana iguhe kubyara, wewe wari warihebye nanenze kuvuga ngo haracyariho ibyiringiro. Ubwo wemeye kwakira Yesu n'umwami, nukuri hari imirimo aje gukora, hari ibyo aje kurema mu ruhande rwawe, kubera kubaye icyaremwe gishya, wemeye kugira ikirenge mu cya Kristo. Niyo mpamvu aje kugushyigikira, niyo mpamvu aje kukurwanirira, kubera ko ijambo ryarambwiye ngo umwijima n'umucyo ntibibana. Ubwo wemeye gutandukana n'umwijima, winjiye mu mucyo, ubu ugiye kumurikirwa, ugiye kwakira ibishya,
ugiye kuba cyari mu igishya bundi bushya, maze Imana igushyigikire. Kadusenge mu izina rya Yesu. Uri data wa twese mwiza, ubwami bwawe bwongere buze kandi bwongere buganze. Ndagushimiye kuri Imana nziza, ndagushimiye kuri Imana y'urukundo, ndagushimiye kubwo ijambo ryawe ryatubwiye ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza ngo hereza iki gushyira amagambo yanjye mu kanwa kawe. Kubonye umusambanyi wifatanya nawe, kubonye umujura wifatanya nawe, ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko manye nawe. Ariko uyu munsi wa none Mwami, ubyumvisha kumvira ijambo, yemeye guca bugufi agahindukira, wemeye kwatura akemera ko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwe, ongera umushyigikire kandi umurengere. Imbaraga zawe n'ubuntu bwawe byongere bimugaragareho Jehova. Ongera uganze bundi bushya kandi wongere utegeke. Tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, ni amahoro yuzuye twahabonera. Niyo mpamvu nisengeye, nsengera urugo rwanjye, nsengera bene data, nsengera inshuti zanjye, nsengera abadukurikiranye kuri Kamera Befeso TV, wongere ubashyigikire kandi ubarengere. Pawulo abivuga neza ngo ambira gukora ibyiza ariko ibikananga imbere. Aravuga ngo nyiri mu isi wongere undengere kandi ndabizi ko mfashe igihe mu ntambara. Ngadushyigikire kandi uturengere, nukuri utatubereye umugenga, utatuyoboye murengezi, twebwe twayoba, nukuri ngaho turengere kandi wongere udushyigikire, wongere utwambike imbaraga, uturinde gutana, uturinde kujya kuri ubwiza bwawe. Ijambo ryawe rirambwira ngo umuntu watuye ibyaha akongera agakizwa, yamara gukizwa akabisubiramo, ngaba ameze nka yambwa yarutse ibirutsi ikongera ikabisubiraho. Turinde gusubira ku birutsi, wongere uduhe imbaraga zo kwihanira kureka, wongere uduhe kwera imbuto. Ijambo ryawe ryambwiye muri Tito ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bakayakanisha ibyo bakora. Nyemerera mu myambarire yacu wongere ugaragaremo, nyemerera mu mivugire yacu wongere ugaragaremo, nyemerera mu mitekerereze yacu wongere ugaragaremo, nyemerera mu mirebere y'imikorere wongere ugaragaremo. Ibyacu byose ubigenge kubera ko ari wowe mugenga wa byose. Mana, iminsi tumaze ku isi turayizi ariko dusigaje ntituyizi, ariko ndakubwiye ngo mwinginga mu mbabazi zawe, mu rukundo rwawe, mu buntu bwawe, mu minsi dusigaranye turinde kumera nka nabwenge, turinde kumera nk'abakobwa batanu b'abapfu bagendanye n'abandi, ariko ngo ku munsi w'umukwe aje ngo amatabaza yaba azimye, ngo hanyuma ngo amavuta arabashirana, ngo basohotse, ngo bagarutse bavuye kugura amavuta, ngo bakumanze, ngo babwirwa amagambo akomeye ngo simbazi. Mana, tubabarire n'ukuri, wongere utwambike imbaraga kandi wongere udushyigikire. Amahoro yawe n'ubuntu bwawe byongere bibe kuri twebwe, uduhe kuguhamya mu mivugire yacu bemo, mu myambarire yacu bemo, mu mikorere yacu bemo. Amahoro n'imigisha yawe byongere biganze mu ruhande rwacu. Ntago nasoza gusenga nasengeye abarwayi, nukuri ubagirire neza. Abihebye Jehova ubabere igisubizo. Abaganga batanga ibisubizo bibi, ariko wowe Mwami we watanga igisubizo gifatika, kubera ko abaganga babuze ibisubizo, wowe uritamura ugatanga ibisubizo. Hari abo babwiye yuko bategereje urupfu, ariko Mwami no mu rupfu ndabizi ukuramo ikizima, ufata icyapfu ugakuramo ikizima. Ngano ugendagenda impande enye z'isi, ugendagenda mu gihugu cy'u Rwanda, mu bitaro byose by'isi, ugenda ureba abarwayi, wongere ukora imirimo n'ibitangaza. Nsengeye murengezi mwiza, igihugu cyacu cy'u Rwanda nugitangemo agakiza, nugitangemo amahoro, nugitangemo uburinzi, uhereye mu buyobozi butuyobora, guhera ku nzego zo hejuru kugera ku nzego za nyuma zo hasi. Wongere ubagirire neza kandi ubarengere, ubutware bwawe bukomeze kubagaragaraho. Mana, imbabazi zibagaragareho. Ntago nasoza ningingiye Mwami murengezi mwiza, abasubiye inyuma bakava mu byizerwa nabo bagaruza ubuntu bwawe, bagaruza imbabazi zawe. Nari numitse uko warunumye mu ijambo ryawe, nga Mwuka Wera naze yikorera imirimo, Mwuka Wera naze yumura inguma, Mwuka Wera naze ashyigikire iri jambo Mesiya ariherekereje kwiyubahisha. Mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen.